bakunze ba Futures Net 7 twongeye kubaha ikaze ku gicamunsi cyiza tubifuriza amahoro y'Imana ariko dukomeza kubakangurira gukora subscribe ndetse ugakora no kuri like byabyiza ugakora na kandika na commentaire kugira ngo tubashe kumenya ibyifuzo byanyu kuko tuba twifuza ibibanezeza umunsi ku munsi nkuko rero mu bimenyereye tugenda tubashakira amakuru agiye atandukanye y'abahanzi bamaze kuzamuka ndetse n'abakiri underground cyangwa se babandi basa nkaho bakizamuka umunsi ku munsi n'aba gospel minsi mikeya turaba twarangije kugenda tubakoresha ibiganiro bigiye bitandukanye kuburyo muzagenda mumenya byinshi bigiye birushijeho uyu munsi rero turi kumwe n'abagabo babiri ngira ngo n'abagabo bafite amazina atangaje uramutse ubyumvishije ukumva amazina yabo ushobora kugutangaza ariko nta kigoye kirimo ngira ngo abenshi bagiye gutangira bagiye gutangira batwibwira batubwira amazina yabo hanyuma tuzakomeza n'ikiganiro cy'uyu munsi ngira ngo twahera kuri uyu mugabo ngewe yes amakuru yawe amakuru ni meza watangira rero bwira abadukurikiye abakurikiye Futures Net 7 amazina yawe izina ryanjye banziho banyita Longotani bakwita Longotani Longotani ko ufite izina rikomeye cyane bana ngewe Longotani from Gisi Gisozi niho nuka ngewe bana nubwo iwacu ari mu ntara ariko Gisi hano niho iwacu niho hamaze iminsi uvuze Longotani abantu benshi cyane bazi Longotani ku mugabo ukunda kurya abantu cyangwa se iri zina wari kuye Longotani ni filimi bajya bakunda kureba bakurikiye amapisodi ariko ngiye Longotani nicyo kintu cyane kinezeza ni izina ryanjye ntabwo navuga ko naryubatse kuko hari abaryubatse kundusha ariko nanjye niryo zina ryanjye nzamukiramo niryo zina abantu banyimvamo ntacyo turagaruka mu kanya ngira ngo turi kumwe n'undi mugabo ibumoso bwawe ngira ngo nawe yatangiye twibwira nanjye banyita Buda bakwita Buda bakwita Buda ko ufite izina riremerera umwe yitwa Longotani undi akitwa Buda kandi byose ngira ngo bigaragara nabi bitewe n'ama ariko nka Buda yongera ngo irazwi mu gihugu cy'Ubuhinde n'Imana z'Abahinde noneho ngira ngo reka twinjire mu kiganiro nyirizina reka duhere kuri nyakubahwa cyangwa se bwana Longotani amazina yawe nyakuri witwa nde noneho uturuka mu kahe karere ufite imyaka ingahe ngewe banyita Nizeyimana Jean d'Amour nubuka mu karere ka Ngoma umurenge wa Zaza akagari na Karuhinga umudugudu w'Isangano ebana no mu karitsiye nayo mfite izina banyitaga Gisamaki banyitaga Kibonde wakundaga kwambara se igikweto cyacitse nyiri umwana nawe cyana gishimishije cy'igipeti bakakwita Gisamaki rero banyita Gisamaki navuga ko ari n'umudamu wa mukuru wanjye wari nyisi n'umudamu wa mukuru wawe ufite imyaka ingahe mfite imyaka 23 ufite imyaka 23 uri umugabo uri umusore ubu tuvuga ndabyaye ntabwo ndaba umugabo ariko ndabyaye mfite umwana ufite amezi 8 ufite umwana ufite amezi 8 12 kuri 21 hanyuma rero ubu tubwiye ko uturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma hanyuma rero tugusanze i Kigali ku Gisozi Kigali ku Gisozi uhageze gute ese uhafite akazi se niko kaba karakuzanye cyangwa se waje utembere wenda wasubira mu karere ka Ngoma Kigali ntabwo nahaje nembereye Kigali ku Gisozi nimabaye uyu mwaka ndimo n'umwaka wa 8 Kigali nahaje imbere Kigali mafite akazi ndakora wazanywe nande uzi Kigali genze Kigali bwa mbere umuntu wanzanye ari Masaka bamwita Noah bamwita Noah niho nahereye Masaka nza gukora Masaka maze gukora Masaka tusa nkaho tunanirwa amaje gushaka umudamu ndavuga ati ndashaka gutaha Ikibungo nkurikira imodoka zijya Ikibungo nari naramenye Kigali nkurikira imodoka z'Ikibungo nsanga nisanze ikanuze ku ruganda rw'isukari Ikabuye ariko hari ikibazo kuki abantu bose muturuka mu karere ka Ngoma cyane hari muri Kibungo bose bavuga ko baje batazi iyo bagiye bamwe baje ku modoka gutyo ese abantu baho iyo bumva Kigali bahumva nk'amahanga ese gucukara ni kure Kibungo na ahantu hateye imbere vuba Kibungo hateye imbere vuba n'ubu iterambere kwagera ni vuba hari n'ahantu ushobora kugenda ugasanga bari gushinga amapoto y'umuriro reka tugaruka rero kuri bwana Buda iri zina Buda wari kuyehe kugira ngo abantu bakwite Buda kuki bakwise Buda no kubera iki nawe nasanze nitwa Buda kabisa wasanze witwa Buda ni bande bari kwisesa nanjye n'abatipe nyine bagiye bari mamagara nisanga bakurikije iki kugira ngo bakwite Buda ubundi Buda tuzi ko ari ikigirwamana ese waba ari akundaga kuvuga ngo utera amashaba wenda ukabaha ibironda ku buryo ndavuga tura ni Buda yacu iryo zina Buda ryari ryaravuye he kugira ngo bakwite Buda nanjye ahantu iryo zina ryavuye ubu ntabwo nakubeshya kabisa utakurenza ahantu ryavuye gusa nawe nasanzwe nitwa Buda
okay, nimba rero nta kajeste runaka kazwi gashobora gutuma wenda barakwise Buda, mu bigaragara waba ufite ishusho nk'ikigirwamana bakaba barakubonyemo nka Buda tu. Yes, hanyuma nyakubahwa cyangwa se bwana Buda, Yes kabisa. nawe uturuka mu kahe karere? Uturuka mu karere ka Ngoma nawe? Nawe ni mu karere ka Ngoma. Noneho muraturanye? Turahuje n'umurenge n'umwe. N'umurenge n'umwe. N'umudugudu umwe. Ariko muzi Kigali ntimwazera imwe. Tuzi Kigali ntabwo twazera imwe, yarantanze ariko nanjye. njye wamuzamuye Ni wowe wamuzamuye. Yes. Aha, nyakubahwa rero Buda, gerageza kuduha ishusho y'ubuzima bwawe, ariko mbere yaho ngaho gato banza utubwire amazina yawe noneho nyakuri, utubwire wongere nawe utubwire akarere n'umurenge, hanyuma utubwire n'uko wageze i Kigali. So ni ukuvuga ngo banyita Uwiringiyimana Felicien, ariko mu izina ryanjye ubundi ibyo banziho bose banyita Buda. Bakwita Buda. El Patron. Jisho ry'urufu. Jisho ry'urufu. Ni ukuvuga ngo nturuka mu murenge, nako nturuka Ngoma, akarere ka Ngoma, umurenge wa Zaza, akagari ni Ruhinga. Akagari ni Akaruhinga. Aha, hanyuma Buda, uri umusore, uri umugabo, cyangwa nawe ufite umwana ntabwo urashaka? So ndi umusore. Uri umusore, wowe ntabwo urabyara? Ntabwo urabyara. Aha, hanyuma uri i Kigali? Ndi i Kigali. Utuye hagana hehe? Ni ukuvuga ngo ndarinwe hano mu Buduriro. Mu Buduriro. Hanyuma noneho ndagira ngo dufatanye iki kiganiro, impamvu nabatumiye muri studio za Futures Net 7, hari amakuru menshi akunda kuvugwa cyane mu karere ka Ngoma cyangwa se mu cyahoze cyitwa Kibungo kera, ikintu kigendanye n'amarozi n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka ntangire gatoya kuri nyakubahwa Longotani. Longotani, iri zina ryawe riteye ubwoba, niba kumva ko uturuka Kibungo yahita avuga ati ni Longotani koko. Yes, hari ibintu bigendanye n'umuco w'abanyarwanda kera wahozeho wo kuraguza no guterekera. Ahantu henshi cyane usigaye haba ari Kibungo, niko benshi tugenda tubyumva ko ntabwo tubizi cyane, nanjye nuko byumva gutyo. Niyo mpamvu nabatumiye kugira ngo muduhe amakuru nyayo. Ese ibintu bigendanye no kuraguza no guterekera hari ikintu waba ubiziho? njye rero burankubwije ukuri, akarere kacu ka Kibungo ebana twaciye ubwenge twumva ngo Kibungo mugendera ku butaro, Kibungo muraraguza, Kibungo mutugapfumu, ariko ebana njye nkubwije ukuri narinze nkura narabona agataro kuraguza kwa Kibungo. Ushobora kubyumva kumva umuntu akurangiye ngo ujya kwa runaka, wagiyeyo akaza kubwira ngo munagiyeyo ngo byandi bandagiye ntibyakize. Kibungo nta burozi buha, ebana Kibungo ni nziza. Hanyuma se umaze gukura, umaze nanjye nakuze numva ikintu cyitwa igisaka. Aha, umaze gukura, umaze guca kenge, nta bintu iwanyu baba barakoraga bidasanzwe ku buryo wavuga uti nkurikije ukuntu nabonaga mu rugo bigaragara ko nabo hari umugenzo bakoraga, nubwo wenda twebwe b'iki gihe twe ntabwo bitureba, ariko nakuze mbona hari utuntu mbona iwacu bakora nta twabarigeze ubona? Njye rero nkura kwanjye nasanze mu rugo ntabwo navuga ko bari abakirisitu basenga muri Kiliziya Gatolika, nsanga papa nta bintu by'imigenzo, ahubwo no kuvuga ngo nabo ubwabo warababazaga se babyeyi banjye ko numva Kibungo, njya ku ishuri nkumva ngo Kibungo, akakubwira ati Kibungo natwe twumva ngo ni mu Gisaka, wa muhungu we niho iyo zamutendere n'izakire. Eba niko tubyumva amakuru nuko. Iwanyu muvuka muri abana bangahe? Iwacu tuvuka turi abana bane. Bose bariho? Bose bariho. Aha, kabisa. Nta muntu muri famiye yanyu wabayishwa rozwe? Twebwe abantu dufite baratabarutse, harimo abatabarutse benshi bakuze, mbona ari abasaza nk'abasezera bakuze, abaruzwe bararuzwe. Barahari, yes. Aha, none ni gutuhakana ko nta bintu byo kuroga no gutakira bibanyu kandi harimo abantu baruzwe? Yes, impamvu bihakana, iyo umuntu abivuga ari Kigali aravuga ngo Kibungo bararoga, kandi wabaza umuntu uturuka Karongi akakubwira ati nanjye shangazi yapfuye kubera amarozi. So niyo mpamvu mfite umuntu warozwe muri famiye arapfa, ariko nago navuga ko ari kubera uburozi bwa Kibungo. Ya, hari ijambo rero ukoresheje uravuga ati nanjye nuko mbyumva. So iri jambo so rikunze kugaruka cyane mu bastari benshi bagiye batandukanye. Iri jambo so rya rivuga iki? Ijambo so rero impamvu abantu umuntu wese urikunda, so ni urabona hari igihe ushobora kwandika inyuguti runaka ugashyiramo itandukanye kugira umuntu abashe gusoma neza. Kuvuga so ni ijambo rishaka gusobanura ku muntu wese ushatse kuvuga ikintu gitandukanye n'icyo yaragiye kuvuga, agashyiramo intera kugira ubashe kubyumva. Ni ukuvuga ngo so ni ijambo ritandukanye? Ritandukanye, yes. Okay, nacyo turabigarukaho. Reka tugaruke kuri bwana Buda. Buda, wowe ni iki watubwira ku bigendanye n'umuhango cyangwa se n'umuco w'abagabo kera kuraguza no guterekera? Ibyo bintu ntabwo waba ubiziho mu ntara y'iwanyu urata, wenda uyu nguyu akaba atabizi, ariko we nta kintu waba ubiziho? Uyu rero urebye ni nkaho ari uri garafurere wanjye.
ikintu yaba atazi njye ntabwo nakimenya nawe. yego kuri iki gihe usigaye ubona nimba ujya utaha amakwe ukunze kubona abana batoya b'imyaka 5 barimo kuvugira inka, ugasanga umusore mutoya w'imyaka 21 niwe wagizwe umusaza wagiye gusabira umuntu kuko abizi neza, nyamara hari abasaza bamaze imyaka ibyo bintu batazi. Ntabwo bivuze rero ko kuba uri mutoya bivuze ko hari ibyo utazi, hari n'ibyo udakwiye kumenya. Ushobora kuba ubizi bitewe n'ibyo wumva, sibyo? Wowe nta kintu ujya wumva kindanye n'ibyo bintu byo kuraguza no guterekera iwanyu. Ni ukuvuga ngo nanjye nabyirutse nanjye mbyumva gutyo, ariko ntabwo njya mbibona cyane. Gusa papa yapfuye yarozwe. Papa yapfuye yarozwe nande? Yarozwe n'abantu twari duturanye, urebye ubu ngo barubatse n'umugabo. Ni wamuroze. Bivuze ngo iwanyu hari abarozi. Urebye barahari. Nicyo nashakaga. Hanyuma ni nk'iki kintu kidasanzwe gikunze kugaragara mu karere k'iwanyu kigaragaza ko hari abarozi kuko hatandukanye n'ahandi hantu ukurikije uko hazi. Ni ukuvuga ngo urebye buriya abarozi hari igihe kimwe ujya kumva ngo kwa runaka ngo bararoga, ngo kwa runaka bararoga. So ni ukuvuga ngo urebye ni ibintu biba bihambaye. Ni ibintu biba bihambaye. Hanyuma rero ngira ngo mumaze gusoreka, muri abasore bashimishije, muri abasore igihugu gikeneye kugira ngo kibashe kugikorera. Nyuma y'uko muvuye iwanyu mukunda gusura mukajya kubasura. So urebye nta minsi myinshi tumaze inaha, uburyo umuntu ahita yindukira ngo asubiyeyo. Ariko ntuzavuze ko amaze imyaka 8. Yego. Yes, amaze imyaka 8. Hanyuma wowe wowe umaze igihe kingana iki? Njyewe ni kinini usibye ko nyine reka tugerageze kuvuga cyane kugira ngo tugere mikoro za Futures Net 7 kugira ngo abadukurikiye abashe kutwumva. Nawe igihe ni kinini. Umaze igihe kingana iki wowe? Ka corona ajya mu urabona corona yaje, hari abantu bashubije mu cyaro nyuma y'uko igabanyutse bavuze ngo turekuye ingendo zihuza intara n'umujyi wa Kigali. Nawe aragaruka ariko hajemo akantu. Ndacyari kuri Buda umaze gukura ntago warigeze wumva abantu bavuga ngo muri famille yanyu harimo umuntu uroga? Muri famille nta muntu urimo rwose uroga kabisa. Nta muntu urimo uroga. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu nubwo uri umusore ubu rwose wagenda ukajya gushakana n'umukobwa w'iwanyu kandi niyo ntego ufite, cyangwa uzashaka n'umukobwa w'Ikigali? Cyane rwose. Uzashaka n'umukobwa w'iwanyu? Ubu ngubu ntabwo nshaka kuba nabimenya kuko nta mahitamo ndakora. Nta mahitamo uragira. Ariko se wumva nujya guhitamo wumva uzashaka umuntu w'iwanyu kuri gakondo cyangwa se uzashaka umuntu wo mu mujyi wakavukira? Birashoboka ko ashobora guhitamo umuntu ashaka ariko akavuga ati nzajya iwacu gakondo nkurikije ukuntu umuco wacu umeze. Abakobwa b'iwacu ni abanyamutima batandukanye n'abanyamugituzi, wenda baba barariye amafiriti n'izo brusheti zo mu kabare. Abiwacu ntabwo ibyo bintu babizi. Ni wa mukobwa uzaza akabasha kunyubaha ibintu nk'ibyo. Ubitekerezaho iki bwana Buda? Ni ukuvuga ngo hagati y'ibyo ngibyo nzashaka uw'iwacu. Uzashaka uw'iwanyu. Hanyuma reka ngaruke kuri Long Tan. Uramutse ukunze umukobwa ukumva uramukunze, mwamuri mu mishinga yo kubana ukaza kumenya amakuru k'iwabo baroga, mama waroga, wakomezanya n'umushinga w'ubukwe cyangwa bihagarika? Njyewe kandi tubwize ukuri ureke kwiyemera. Njye mvugisha ukuri ntabwo njya nkunda niyo nce ku ruhande ndigarura. Njyewe ikintu kibaho mu buzima nemera cyo. Njyewe umukobwa niyo twakundanye tukagera ku mushinga w'ubukwe wumva ko iwabo baroga, njyewe umukobwa namushaka. Namushaka. Reka nibarize Buda, nabonye wari umuntu nawe ufite ukuntu yumva ibintu. Buda, uramutse ukunze umukobwa ariko ukaza kuvumbura ko iwabo baroga ndetse mama wawe yakunda kuraga abantu, yewe yaba yaranaroze n'umuntu muri famille yanyu wapfuye, wabyifata muti? Wakomeza umushinga cyangwa wabihagarika? Njye nabihagarika. Wabihagarika uvugishije ukuri. Hanyuma reka tugaruke noneho ku buzima bwanyu bwite. Muri mu mujyi wa Kigali urimo murashakisha imibereho, hari aho mwifuza kugera. Inzozi zanyu ni izihe? Reka mpere kuri bwana Long Tan. Njyewe inzozi zanjye Kigali, Kigali nta muntu uyibamo n'umwe utifuza kugafata. Umuntu wese Kigali aba yumva yagafata, uko bukeye yagafata. Nanjye Kigali nyibamo nifuza gutera imbere, nanifuza no kubana n'umuryango wanjye, ukavukira Kigali ukabona Kigali, kuko Kigali njye nayijemo ari ikintu numva ku mateka.
aha Kigali na mama hanyuma narahazi. yes hanyuma Eh, Longotan yes hari abantu benshi bashaka kwibaza bitewe n'utuganiro tugiranye akavuga ati noneho uyu muntu wenda yifuza kuzashaka umugore umeze uti uramutse umaze kugafata ugeze ku nzozi zawe yes kugeza ubu ngubu batubwiye ko ufite umwana ariko nta mugore ufite wifuza kuzashaka umukobwa umeze gutera mu ruhe rwego ku isura ku isura yes Yes. ngiye ku isura mu buzima bwanjye busanzwe ntabwo njya nkunda umukobwa w'inzobe Mm. n'ahari ebana sinzi niba nayo niyo yazambona ntabwo njya nkunda umukobwa w'inzobe bibaho njye nkunda umukobwa w'igikara uko yaba asa kose kandi ntabwo nkunda ikintu umuntu ushaka kuzamuka cyane yes Yeah. hanyuma uramutse umukunze murimo mupanga ku bana mukaza gukora imibonano mpuzabitsina yes ariko ukaza gusanga ari mu kagatare kuko kugeza ubu ngubu urubyiruko rwinshi ndetse n'abantu bakuze ntabwo bifuza kuzashakana n'abantu ba mukagatare bifuza kuzashakana n'abantu b'ifiyo za muvumba babandi bavuga ko bagira amavangingo menshi uramutse ukoze imibonano mpuzabitsina nawe ukaza gusanga uwo mukobwa adafite amavangingo ari mu kagatare ndetse akanakubwira ko agerageje kubyivuza bikanga ari uko ateye bagiye kwa rugamba Eh, mwakomezanya cyangwa wakwishakira wa wundi wo kumuvumba ni ukuvuga ngo umukobwa uri mu kagatare nawe ahava akagera arabizi yarabyivuje bikanga uwo yatuza akaguma iwabo yes ntabwo ajya abona umugabo wifuza we kuzashakana n'umukobwa umeze gute Yes, muzima. bivuge neza ku cyifuzo cyanjye nifuza kuzashaka n'umukobwa muzima urekura urekura ufite buri iki kimwe cyose bivuge neza Amavangingo, urekura amavangingo ufite ubuzima bwuzuye unezeza umugabo we unezeza umugabo we Yes. yes ni ukuvuga ngo uzabanza umusuzume rero mbere y'uko mubana oya nabyo birashoboka ko nabanza kumusuzuma ariko anambwiye ati njye ndiyizi ntabwo uzabanza kumusuzuma ntabwo nta kintu icyo cyizere nanjye nakigira aha reka tujye kuri bwana buda buda rero wowe rwose navuze yuko nimba barakuriye impamvu bakwise buda ushobora kuba ufite isura nk'iyaba buda tu nk'ibigirwamana umumarayika ya niko reka ariko tubifata buda Yo, watubwiye ko ufite imyaka ingahe yewe mfite 22. gerageza kuvuga cyane 22. ufite imyaka 22 ku myaka 22 leta yacu yemera ko umuntu yemerewe gushyingirwa akajya mu mategeko ku myaka 21 ni ukuvuga ngo ubu rero mu byo tugiye kuvugana mu biganiro tugiye kugirana winde kuza kuvuga ngo uri umwana ko kugeza ubu ngubu Ayo, ndakuze rwose. yes urakuze Ndakuze cyane. wifuza kuzashakana n'umukobwa cyangwa se n'umuntu uzagutegera urugori umeze gute tubwira ishusho yiwe umukobwa se yego njyewe uwo ari we wese namwemera wari we wese ni ukuvuga ngo aje apfuye ijisho adafite n'amaguru yose nta kibazo nta kibazo ugiye n'aba afite buda aratubeshye tubwize ukuri tekereza Ntabwo vugisha mbabeshye. ukuri mbo reka ngerageze kuguha urugero waje gushaka ubuzima i Kigali mu cyaro wavuyeyo ukora iki mu cyaro Mm. narahingaga warahingaga warigeze uragiraho oya ntabwo wigeze uragiraho ntabwo baba batunze aha warahinze uje i Kigali ufite izihe nzozi ni iki kintu ushaka kugeraho ubu ngubu umaze kwisanga muri Kigali ni iki kintu ushaka kugeraho so inzozi mfite muri Kigali Mm. ni ukuvuga ngo ndashaka kuhaforoma hakamforoma nanjye ubwanjye nyine ni ukuvuga ngo nanjye nkisanga nyirimo neza ukisanga urimo neza urifuza kujya ku ruhe rwego rw'abakire urifuza gutunga miliyoni zingahe kugira ngo wumve utuje kabisa tubwanda nk'urugero nk'Imana ihagaze imbere yawe ikakubaza turifuza ko nkufasha iki urifuza ko nguha amafaranga angana iki kugira ngo wumve unyuzwe urumva wavuga ngahe iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane kuko ayo mafaranga nanjye ubwanjye numva nshaka ntabwo nayabona nanjye nyine mubwiye ari Imana ihagaze imbere ko tuzi ko Imana ishobora byose wayibwira ngahe nose ubu ko umuntu agura imodoka agashaka n'indege ubu ngubu bizagende gutega ni ukuvuga ngo ari Imana yakwihorera ukibera umukene uko wibereye ntabwo usaba amafaranga okay nta kibazo umaze kugafata umaze kugera i Kigali urakoze biragiye Imana iguhaye umugisha ufite ahantu ho gukorera ufite shop yawe ufite company yawe yes hanyuma uguze imodoka noneho ugeze ku icya kigiye cyo kumva ushaka umugore urumva urwego ubanje kumva urwego urimo umugore wakwifuza kubana nawe yaba ameze ati ugeze kuri uru rwego umugore jewe nakwifuza no kuvuga ngo uw'Imana yama wese igihe namwemera ariko mureke tuve muri ya mvugo mu cyaro ngo nyine Imana gerageza gutekereza nk'umuntu w'umugabo kuko Imana ntabwo izaza ngo iguhitiremo wowe ubwawe uzagira amahitamo yawe hanyuma habamo n'amahitamo numara kugira amahitamo ubwire wa muntu ati ndagushaka kuko kenshi igitsina gabo twebwe dukunze kumva ko abakobwa bose ari abacu hanyuma ukagerageza hanyuma wamara kugerageza umukobwa bikwemera mu kabana ariko ntabwo Imana izaza nase Imana nakubwiye ngo uze muri Kigali hari ijwi yageze wumva hari ijwi yes
okay so ni ukuvuga ngo wifuza kuzashaka n'umukobwa umeze gute? ufite imibiri yombi. Aha, imibiri yombi. Ufite amabere angana iki? Amabere mato cyane atari manini cyane. Aha, akaba afite taye nziza, byaba byiza kurutaho kabisa. Abaye ari mu Kagatare ntacyo bitwaye, ari mwiza. Oya, aho nanone namweremye. Ataba none namweremye. Nuvuga ngo wifuza kuzashaka n'umukobwa umeze ute? Uw'imibiri yombi. Iyo mibiri yombi ariko Wirekura. Yivuze kwirekura rero, ari benshi bahita ngo kwirekura mukomeze gute, bitubwire neza, reka kugira ibyisa. Usanga amavangingo fresh bihagije. None se ushimisha umugabo nyine. Yego, hanyuma urekura amavangingo. Hanyuma hari igihe wowe bivuga gutya ariko ari ukubyumva gusa. Hari igihe warabigerageje wenda ukaba wowe n'umukobwa ufite amavangingo ku buryo wese uvuga ati byibuza namaze kubona uko ateye, nintabona umeze gutya intambara izarota. Hari umwe mwararyamanye ufite amavangingo byibura. Aho ngaho nanone ubwo. Oya tubwiza ukuri. Nubihakane turi tuzi ko abahungu ntago dukunze kwiyemera burya kenshi dukunze kwiyemera cyane imyaka tunageze muri mikuru. So icyo kibazo ni danje. Ariko arahari byibura. Arahari. ntabwo amuvuga izina. Oya sinshaka ko umuvuga izina ariko arahari. Aha. Reka ngaruke kuri bwana Longotani. Nawe wavuze ko wifuza umukobwa mwiza wirekura, sibyo? Wifuza umukobwa ufite amabere angana iki? Uri yavuze amatoya. Wowe wifuza umukobwa ufite amabere angana iki? Njya amabere yanjye. Uye ndashaka amabere y'umukobwa nagara. Umukobwa nkunda. Amabere ashatse kuba muninimo kongera mbese aringaniye. Yambara isuti ukayabona, pana bwa ubere buburira mu isuti ukabona yambaye ishati nk'uko ukayabona. Yes, wa mukobwa ufite amabere afunga agahaguruka. Aha, akaba afite n'igitsina giteye gute, kije imbere cyangwa se kiri hasi. Igitsina cyo ari abana benshi dukunda kubona bambaye amapantaro. None Kigali turabibona. Ibintu byinshi biragaragara kabisa. Ari abana dukunda kubona bambaye amapantaro ukabona ko afite igitsina ukabibona kabisa cyishushanyije imbere kizina. Nkuriya niwe mwana rero. Rwanjye niwe rwo rugero rwanjye, niwe rugero mbona nkava. Muribona ko rwose umwegereye wakora akazi kose. Abana nkava ati wowe uri umudamu wanshimisha buri kimwe cyose. Hanyuma rero uwo mukobwa wifuza uramubonye. Ndamubonye. Hanyuma uje kumufata aguca inyuma. Wakora iki cyo gihe? Njyewe singiye kumera nk'umujama wita Mr Kagame, ndamwubaha nawe ni umustar mukuru. Ariko nje ngufashe nci inyuma. Urumva? Ukabimbwira. Ukabibona ahubwo. Ariko hari ikintu kimwe cyonyine. Hari uburyo abantu mace inyuma, hari ubuntu busosanga, hari umuntu ushobora kuza akaguca inyuma akanca inyuma akajya kuri Buddha mu gihe kugira ngo Buddha nawe azaze kubinyemeraho. Ariko ngufashe nci inyuma imbere y'undi muntu undi tandukanye. Nje hari uburyo nahano uwo muntu wancaga inyuma w'umugabo. Apana umudamu wanje. Uwo mudamu kanansa imbabazi tukabana. Okay, urakoze cyane, turagaruka gatoya. Reka tugaruka kuri Buddha, turimo twinjira no mu gusoza kino kiganiro. Turafata iminota mikeya. Bwana Buddha. Yes kabisa. Wavuze ko utari umwana mu gakino. Cyane ari umwana. Hanyuma niziye position ukunda mu gihe uri kumwe n'umuntu wishimiye mu mibonano mpuzabitsina? Hari benshi bakunda position z'imbere, hari abakunda iz'inyuma, hari abavuga ngo nizo guhenesha, hari abavuga ngo nizo kwicaza, hari abavuga ngo niz'imiguruko. Ukunda ihe position muri wowe igihe uri kumwe n'umukunzi wawe? Ewa, so bidanje. Aho ngaho umbajije ikibazo cyiza kandi kinakomeye. Ariko kiroroshye kuko uko biri kose uriyizi kandi uzi ibyo ukunda. Ukunda iyo position nk'iyo kwicara ndagerageza. Iyo kwicara uragerageza. Iyi nyuma yarakunaniye. Yarananiye. Kubera iki? Waba warigeze se wenda teka n'inyiga nyuma. Ariko uzi zingaho ubundi? Usibye iyo kwicaza iyindi uzi ni iyihe? Nka 20 wenda. Uzi position 20? Tubwiremo eshatu. Yes. Zihuta. Imwe wayitubwiye niyo kwicaza. Niyo kwicaza yasigaye ebyiri. Indi ni no kuvuga ngo habamo niyo guhagarara. Iyo guhagarara. Indi niyo kubanga ingata nyine. Iyo kubanga ingata. Ariko sinzi nimba wenda ufite isoni igerageza kuvuga tunareba nesinzi. Ese koko imbere y'umukobwa wifata ute? Reka twigarukire kwa Longotani. Uyu nguyu we none yanabarya nta n'imikino kuko n'izina ry'ubwara ryo riraremereye. Nyakubahwa Longotani. Niziye position ukunda mu gihe uri mu gikorwa cy'imibonano? Njyewe suko kubeshya ibi bintu ntago ndi umwana cyane kandi sindira mukuru cyane, ariko ibintu bimaze iminsi Kigali nagezemo ndanayikaraga ndanabanza ndazengerera ngeraho naho kuvuga ati Uwiteka ndamwibutse. Ndagira ngo njyewe umbwire turaza kuvuga kuri ibyo. Mbwira niziye position ukubwa cy'amapozisiyo biterwa n'umukobwa nawe ko ateye n'igitsina afite. Yego. Hari pozisiyo z'umukobwa ufite igitsina kiri imbere.
pozisiyo buriya yo kugarama umukobwa akaguha amatako yiwe gutya ukaba wayashyira aho ushaka ubwo ukaba wafata itako ry'umukobwa ukaremanika ukarashyira hano niyo pozisiyo ya mbere numva nkunda nkamera nk'uri gutera pompaje iriya niyo pozisiyo nkunda nkakora icyo nshaka indi pozisiyo nkunda ni ukwicara mu ntebe nk'izi zo mu rugo noneho ngiye nkicara mu ntebe nkamuturuka imbere noneho nkafata akaguru ke iyo ni pozisiyo ebyiri numva nkunda mu buzima bwanjye n'umudamu wanjye ambwiye ngo sinzibashe tubana nabwo ati hangane tuzige kabisa byakanga akaba agiye iwabo byakanga nkamubwira ati oya ntabwo byakanga ikintu cyose ni ukwiga hanyuma utubwiye pozisiyo ukunda mbo uko biri kose nawe uri master mu gakino kuko urenzeho gatoya kuri Buda hanyuma mu bakobwa wenda mwarahuye buri abahungu tujya kugera kuri rwa rwego rwo kumva tutagitereta twarahuye n'abantu benshi bagiye batandukanye umukobwa yarakunejeje nakaye kano yaragukoreye keza ku buryo gatuma uhora umwibuka ukavuga ati uyu muntu kabisa iyo mutekereje n'akantu yankoreye ewana bituma ibyanjye byose numva nabivamo narongo utanamuzi yego mfite umukobwa bita Uwineza Rachel ari mageragera arafunzwe abantu umukobwa wanshimishaga bishoboka yarateye gute duhishoye so ni umukobwa iyo mwaga muri mu gikorwa yagushimishaga gute mu igikorwa gikoraga nk'iki nawe ubwe yabibonaga ko ari mu gikorwa nawe ubwe dukore nk'uko akabikora yaranshimisha sinzi uburyo nabivugamo kuko ubwo nanagiye kumusora arambwira ati kere kuri musaza we nibwo twamuguha hanyuma pole sana hanyuma utubwiye ko ari mageragere umukunzi wawe wagiye mageragere byagenze bite kugira ngo ujye mageragere so tubwire gatoya nko mu munota umwe gusa umukunzi wanjye kujya ajya imageragere umukunzi wanjye yaje mu ntara avuye mu ntara aza muri uyu mwaka wa 2020 ava mu ntara aje muri uyu mwaka aze Kigali njye ubwo yaransize mu ntara kubera kino kibazo cya corona aje Kigali nyina acuruza hano hepfo kwa Mutangana afite nkekayiro n'umubyeyi ukomeye birangije umukunzi wanjye we akora iki ajya umugabo amugina phone yo bita iPhone urabona ni phone zitaze zipfa kuribwa umukobwa utayambukana yigurisha Kampala umukobwa n'ubundi phone ivayo bakuma bamugendaho birangiye bamukubise imyaka 2 mageragere yafungishijwe nande ni umugabo nyine bari banaryamanye babonanye umukunzi wawe yes okay sorry ihangane uko biri kose nyirango yagira ngo bagushakire ubuzima bwiza wenda ari kwigurisha ejo akakuzana uduceri ukababaho ujye ugerageza kumenya amakuru ye hanyuma reka turimo dusoza reka tujye kwa Bwana Buda rero umaze kutubwira pozisiyo ukunda umaze kutubwira uko wabyifatamo ubaye uri mu gikorwa sibyo kugeza ubu hashize igihe kingana iki ukoze imibonano mpuzabitsina igihe gishize ni igihe kinini cyane tubwire uko bikose nta gihe kitagira imibare ni ukuvuga ngo hashize nk'amezi nk'atanu aha hanyuma umaze kuryamana n'abantu batandukanye ko bikose ntabwo ari umuntu umwe yes ninde mukobwa wagushimishije ku buryo byibuza bavuga ati uyu ni umuntu ntekereza hari akantu kato yankoreye karanshimisha atandukanye n'abandi bantu uwo muntu yaragukoreye iki so umukobwa wanshimishije bamwita Julienne wawe ni kurenze ariko basigaye aba hano i Remera sasa ni ukuvuga ngo umukunzi wawe ntabwo ari muri gereza je ntabwo ari muri gereza aha hanyuma nakaye kana gukoreka kagushimisha yankoreye akantu karyoshye bya hatari yarazaga tukishima bya hatari iminwa nkayirya ibintu nk'ibyo byose akantu karyoshye uvuzemo kamwe mu bigaragara ni kamwe gatuma utekereza ukamwibuka ko kantu nakaye niko dushaka kumva ako kantu so ni ukuvuga ngo ako kantu yaranshimishaga bya hatari ibyo nshatse nkabibona no kumurya nkamurya tu okay ntacyo hanyuma ngira ngo wenda mu gusoza kino kiganiro cyacu hari twatangira wenda noho dusa nkaho tubabaza utubazo tugendanye n'ubuzima bw'igihugu ni iki mwifuza kuba mwakora kugira ngo igihugu cyanyu kirusheho gutera imbere kandi namwe murusheho gutera imbere kuko uko biri kose mwaravutse muhabwa uburere hanyuma igihugu nacyo kibigiramo uruhare ngira ngo amenshi mwagiye mu ishuri mwagiye mu masibo mubasha guhabwa uburere mboneragihugu ni iki kintu murimo mwifuza gukora kugira ngo mubashe guteza imbere igihugu cyanyu ni iki wumva wakora kugira ngo igihugu cyacu kibashe gutera imbere ngiye mu buzima uko mbona nize nje niga primaire bwa mbere nakundaga ikintu cyitwa igisirikare ngiye nkunda igihugu cyanjye bana nekereje ahantu igihugu amateka yacyo ndakurikirana cyane nk'igihe cy'amateka ajya tubiko ufite imyaka ingahe 23 okay 23 birashoboka ko wajya mu gisirikare ubu ngubu yego hanyuma wumva ufite se ishyaka ryo kuba wajyamo
njyewe nuko wenda nagiye nkirata kenshi ntiyacitse intege kora ku kirata nagiye mu bizami byinshi nagiye mu bizami gako niho iwacu mu ntara y'iwacu njya mu bizami byinshi n'ikibungo mu karere ndakirata ariko nkibonye ubuka kanya niwe wambwira tugende aricyo bwo gukora igihugu cyacu nagenda ya ntuzacika intege upfa ko ufite ubushake ntabwo nanone igihugu cyapfa gufata abantu bose kibonye kibasha gukoresha ibizamini kikareba nimba ushoboye yes turi muri digitali igiseke cyacu ni icy'umwuga aha hanyuma bwana Buda wowe niki kintu ushaka gukora cyatuma wubaka izina igihugu cyawe kigatera imbere nawe ugatera imbere tubwire mu masegonda atarenze 30 so nanjye urebye ibyo uyu musaza avuze nanjye nabyirutse nkunda igisirikare nawe wumva wajya mu gisirikare hanyuma reka tubabaze noneho tumwe mu tuntu dusa nkaho mu tuntu dusa nkaho dutangaje abanyamakuru ba Futures Net 7 tugunda kutubaza abatumirwa bacu hanyuma ngira ngo twahera kuri bwana Longotani wagarukiye mu kangahe njyewe mu mwaka nagarukiye mu wa mbere secondaire okay indirimbo y'igihugu urayizi indirimbo y'igihugu ndayizi watubwira igitero cya kabiri cy'indirimbo y'igihugu cya kabiri tubwira interuro nk'eshatu sasa unkize kure urabona ibintu tuba twaganira ni byinshi tuba byinshi mu mutwe nanjye niyo mpamvu nsanga mbishyize ku ruhande tubwira indirimbo yubahiza igihugu tubwiramo igitero byibuza cya kabiri nge gusa ntabwo nakubesha ngo ndabyibuka byose ariko nzi ko Rwanda nziza igihugu cyacu komeza uturate dushyira imbere ni ibintu ngera nubukamo bituma ngikunda igihugu cyacu cy'u Rwanda aha hanyuma isoza ivuga ngo iki tubwira icyanyuma noneho icyanyuma murage waduhaye so ntabwo ndi kufasha kubyibukamo neza kumeta neza gusa nakubeshye ndabikunda aha ati nagarukiye mu wa mbere secondaire aha hanyuma watubwira minisitiri w'intebe w'u Rwanda amazina ye minisitiri w'intebe w'u Rwanda rero bitewe ibi bintu tuba dufitemo ni byinshi muri iki gihe cya corona urabona buri wese marihugiraho maraca ngutya ku mpande agakora buri kimwe cyose nibi nayo mateka yacu gikatiye twibatiye minisitiri w'intebe w'u Rwanda ntabwo ndi kumwibuka neza niba ntabwo ari minisitiri Kabarebe meruka ari minisitiri w'ingabo yavuyeho sinzi ubwo urwego ahagazeho gusa nzi ko ari umusaza nawe utuyoboye ntabwo watubwira cyangwa se ntabwo uzi minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda niba ari uwacu Julienne niko bamwita uwacu Julienne cyane mushiki wawe Julienne ntabwo mbizi ndimo ndakubaza ntabwo ndi kubasha kubyibuka gusa ni iwacu Julienne cyangwa mushiki wacu Julienne aha hanyuma waruvuze James Kabarebe yabashinzwe iki njyewe meruka ari umukuru w'ingabo z'u Rwanda none ubu akaba ari na mujyanama ubu ngubu minisitiri Kabarebe ni mujyanama cyangwa umujyanama yes okay ntacyo tubwira umuyobozi w'akarere k'iwanyu bamwita sasa umusaza niwe bagiye kunumuza tunaziranye byatari saza witonda cyane gerageza kuvuga ureba mikoro za umuyobozi w'akarere ka Ngoma ndamwibagiyeho gake cyane ariko ndamuzi ni umusaza twari kumwe n'ejo bundi mu muganda muri ibintu bya coronavirus itaratangira neza ndamuzi okay ntacyo hanyuma uri mu karere ubu utuye mu karere ubu turuvugana mu karere ka Gasabo watubwiye umuyobozi w'akarere ka Gasabo ni kure cyane ntabwo ndi mumenya we sinamumenya ntabwo ari kubirariraho okay nta kibazo tubwira amazina y'umuyobozi w'umudugudu waho utuye umuyobozi w'umudugudu wacu bamwita Gilbert iryo zina ntabwo ndabimenye yose uwisibo unyobora nkaba nzi ko bamwita Nkunzi Ngoma okay urakoze cyane reka tugiye kuri bwana Buda hanyuma nawe rero tujya kugarukaho indirimbo y'igihugu umuvandimwe isa nkaho yamucanze ariko wowe ngira ngo uruza kubishobora ese wagarukiye mu kangahe ufite amashuri angahe yenda nagarukiye mu 6 primaire aha mu 6 primaire umwana waho abazi ibintu byinshi ijambo RDB wakoze icyo risobanura ntabwo kizi ijambo coronavirus wakoze icyo risobanura coronavirus ni icyorezo nyine cyaduteye twese ntabwo nanjye navuga ngo ndakizi neza cyaje gituruka mu kaye karere mu yihe ntara mu cye gihugu
twumvishe ngo gituruka mu Bushinwa ntabwo twisanze natwe kiturimo gutya. Hanyuma ngira ngo wumvishe ibibazo twabajije umuvandimwe ariko wowe turaza kukubaza bitandukanye n'ibiki. Wowe uko biri kose umuyobozi w'akarere wanyu waba umuzi kuko muturuka hamwe. Turuka hamwe ariko nanjye ntabwo mwibuka. Okay, ntacyo. Ese igihugu cyacu kigizwe n'intara zingahe? Gerageza tuvugana ariko turebana rwose uri ku mutwe. Intara 36 tubwiremo zirindwi. Ibibazo mbajije ndumva birancanze kabisa. Ntago nazimenya. Tubwiremo imwe. Ngoma. Harimo Ngoma cyo kora. Intara ya Ngoma. Aha, intara ya Ngoma. Iyindi ntara? Amajyaruguru. Amajyepfo. Ziragucanze. Okay, turimo dusoza rero ngira ngo twakubaza akabazo kamwe kanyuma. Twakubaza ngo tubwire ibihugu bikikije igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yemeniye. Nzimo Uganda, nkamenyamo Tanzania, nkamenyamo Burundi, nkamenyamo so ndumva nabyo biri kuncanga ntago meze neza. Yes, ngaho base tubwire parike dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Parike ni zingahe? Urageza kuzivuga amazina. Hari Akagera. Okay, reka tujye kuri ntuza. Aha, hari iki? Hari Akagera. Kaboneka mize nyamaswa? Akagera kabonekamo inyamaswa. Inyamaswa izo bita inzovu. Intare niyo nabonye itabonekamo ariko habonekamo inzovu, ibitera, habonekamo inyamaswa zigiye zitandukanye. Hakaba n'ibirunga. Ibirunga bibonekamo ize nyamaswa? Ibirunga nabonye intare, izo bita inyima, inzovu, ibitera, inyamaswa zigiye zitandukanye. Yes, nuvuga ngo parike ebyiri zonyine. Ngenzi ebyiri. Aha, hanyuma rero dusoze. Ni iki mwasaba cyangwa se mwasaba abakunzi ba Features Net 7? Ni iki kintu mwabasaba wenda mwifuza ko wenda babafasha ku giti cyanyu kugira ngo mubashe? Ese nimwe bwa umuntu ufite impano runaka wenda avuga ati impano ngiye yantunga, hari uyifite muri mwebwe? Impano zirahari. Aha, ufitiye impano. Ngiye mfite nk'impano, ngiye nakina comedy sana, nakina. Hari benshi bavuga ngo bafite impano zo guhebeba, njya mbumva. Ngiye ntabwo mfite impano. Hari abantu bafite impano zo gupfubura bakabaha amafaranga. Ntabwo mfite impano zo gupfubura, mfite impano, ngiye impano yantunga ku giti cyanjye. Impano yawe ufite ni iyihe yagutunga? Ngiye nabaye MC. Nabaye MC w'ahantu runaka. Reka tuguha amasegonda 30 tuvuga ubu ngubu urimo kwakira abashyitsi barimo barinjira baje gusaba, ni wowe bahaye ijambo. Ngaho tangira tubwire ukuntu baba bakira abashyitsi barimo bazana no babandi baje gusaba. Amasegonda 30. Bantu baje hano mu rukwe bwo kwa Wiringimana Jean Paul, ni karibu muze rwose murebe hano. Dufite abageni beza, dufite abashangwa beza. Karibu tugeze mu mwanya wo gutanga amafoto, gutanga impano z'abageni. Ni karibu kabisa. Yes, urakoze cyane. Hanyuma reka tujye kuri bwana Buda ufitiye impano. Njyewe impano mfite jewe afite ikibazo ntabwo yigize tuma turebana rwose. Nta kibazo. Ufitiye impano, gerageza kutubwira mu masegonda make. Impano mfite wenda niyo kuba ndi naha muri Kigali. Ese muri mwebwe hari umuntu waba umwitaba urimo? Wenda ugerageza kumwitaba. Icyo kintu. None ubwo impamvu nayo mbivuze nza umugenzi wacu wenda arimo ko iyo uvuze ngo umuntu ufitiye impano ngo nyine ngomba muri Kigali tu. Urumva ko ni ibintu bitandukanye. Impano nkubajije ni nk'ikintu runaka wakora cyagutunga. Afite impano zo kuririmba, afite impano zo gusetsa, afite impano nkungu yavuze ko afite impano yo kuba MC, afite impano zo gupfubura, afite impano zo kwiba ntibakuvumbure, afite impano zo kwiba amasakoshi y'abantu. Wowe ufitiye impano? Hari afite impano zo kwiba inkoko mu cyaro, abandi bakiba ibitoki. Wowe ufitiye impano? Ufite impano yo kuba wenda napfubura. Yo gupfubura. Wow, ufite impano yo gupfubura. Wumva wapfubura nk'abagore bangaye ku munsi? Nk'abagore nka 5. Aha, umuntu umwe mupfubuye wumva nimba uko biko sarabigerageje guha amafaranga angahe? Amafaranga ashaka kuba yamaye biterwa na level ariho nawe. Biterwa wenda nayo mwakuganye. N'ikiciro ari n'urwego ariho. Okay.
hanyuma n'iki kintu wakora cyangwa se ikintu wasaba abakunzi ba Futures Net 7 kugira ngo iyo mpano yawe yabasha kuba yazamuka. Isibye ko twebwe ntago twagufasha ko iyo mpano yawe yazamuka y'ubupfubuzi, koko twebwe nk'abanyarwanda kandi bagifite umuco ntabwo twashyigikira uwo muco. Gusa kuba bikora nta mategeko abihana, uzabikore ku giti cyawe, ariko niye mpano yindi waba ufite yakuzamura yateza igihugu imbere wakwifuza kubyibuza abakunzi ba Futures Net 7 bagufasha. Kuko nk'iyo mpano y'ubupfubuzi kuri njyewe nakugira inama yo kuyireka, kuko ntabwo ari nziza. Ni impano ituma uhora mu bitsina by'abagore bagiye batandukanye, ariko nimba ubona bikugaburira it's okay, ni ibyawe, uzabigumane. Uzabigumane. So bana ni ukuvuga ngo n'ubundi nabyirutse nk'undi gisirikare bibaye ngombwa n'abafandi w'abafandi. Aha, hanyuma muri mwebwe hari umuntu waba warigeze asoma nko ku rumogi akaba atakirunywa ariko akaba yaruziho yarigeze kurunywa? Yes, mwese mwarumweyeho. Aha, warumweyeho. Niki kintu cya mbere rwakongozaga iyo amaraga kurunywa? Jewe sasa twagiye hari umuntu twabuze, hari umuntu nabuze, gusa njyewe wenda sinzi niba byambere mu mugisha wo kureka, ariko nawe naramubuze. Waramubuze? Tipe bitaga Zikisi eba Dumberi Dunga Karuranga. Ngo yitwa Mary Dungagaro? Bamwitaga Zikisi Dumberi Dunga Karuranga Desire. Uwo mujama njyewe yapfuye mu myaka yiwe yo kumforoma amasegonda 3. yari ari kumforoma ngo nk'urumogi. Yamaye urumogi umunsi wa mbere ndataha. Mary yari umuntu nyagira, twari impfubyi mu rugo. Okay, rekera ntabyumvishe. Okay, Imana rero ikomeze kubarinda abakunzi ba Futures Net 7. Ngira ngo mwakurikiye ikiganiro twajyanye n'aba bavandimwe babiri, ariko hari umundi munsi tuzabatumira mwongeye muduhe ikindi kiganiro. Yes, Imana ibaho umugisha rero, ngira ngo naho ubutaha. Ciao ciao. Yes. Murakoze namwe.